Ndabasuhuje mwese abakomeje kudukurikira ku Muburo TV. Ubuntu n'amahoro biva ku Mwami Imana bibane namwe mwese. Dukomeje kurebera hamwe amagambo dusanga mu gitabo cyitwa Abahirwa ni bande. Mbere yuko dukomeza mu kindi cyigisho, reka dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, mubyeyi mwiza, turagushimye, turaguhimbaje cyane. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tuje imbere yawe tudafite gukiranuka, kugira ngo utwambike gukiranuka kwawe nk'uko wabisezeranye, ubidukorere. Dukomeje kukwereka abana bawe bari hirya no hino bagiye gutega amatwi iri jambo ryawe, kugira ngo ribabere inkomezi, ribatere umwete n'ubutwari, kugira ngo muri urugendo turimo rugana iwawe nitudacogora nitugwe isari, uzaduhembe amakamba y'ubugingo. Turakwinginze ngo utwohereze Mwuka wera, we waryandikishije abashe kuridusobanurira, abashe kurituyoboramo turyumve neza, ritwubake, riduhindure, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Tugeze ku cyigisho kivuga ngo hahirwa abashavuye kuko aribo bazahozwa, nk'uko biri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice cya 5 umurongo wa 4. Gushavura kuvugwa aha ni agahinda nyakuri k'umutima ubabajwe n'icyaha. Yesu aravuga ati, nanjye nimanikwa hejuru y'isi nzireherezaho abantu bose. Yohana 12 umurongo wa 32. Igihe umuntu arehejwe ngo arebe Yesu amanitswe ku musaraba, asobanukirwa neza n'ubunyacyaha bwa muntu, abona yuko icyaha ari cyo cyakubitishije kandi kikabambisha umwami w'ikuzo. Abona ko nubwo yakunzwe urukundo rutavugwa, asanga yarakomeje kuba indashima n'umugome. Yaretse inshuti ye magara kandi apfusha ubusa impano iruta izindi zose ijuru ryatanze. Asanga ubwe yibambira umwana w'Imana kandi akongera gucumita wa mutima ukivirirana kandi washenjaguritse. Asanga inyenga ngari y'icyaha kandi icuza umwijima imutandukanya n'Imana, maze agashavura afite umutima umenetse. Abashavura batyo bazahumurizwa. Imana itwereka igicumuro cyacu kugira ngo tubashe guhungira kuri Kristo, kandi ngo kubwe tubaturwe mu bubata bw'icyaha, maze twishimire umudendezo w'abana b'Imana. Dukwiriye kuza ku musaraba dufite umutima ushenjaguritse by'ukuri, maze tukahasiga imitwaro yacu. Amagambo y'Umukiza afite ubutumwa buhumuriza abababazwa n'umubabaro w'intimba z'urupfu rwabo bakunda. Ntabwo imibabaro itugeraho hatariho impamvu ibiteye. Imana ntinezezwa no kubabaza abantu cyangwa kubatera agahinda. Amaganya ya Yeremiya 3:33. Igihe Uwiteka yemereye ibigeragezo n'imibabaro ko bitubaho, abagira ngo bitubere byiza, kugira ngo dusangire kwera kwe. Abaheburayo 12 umurongo wa 10. Iyo ikigeragezo gishaririye kandi gikomeye cyane cyakiranwe kwizera, gihinduka umugisha. Icyorezo cy'inkazi gitsemba umunezero w'isi kizaba uburyo butuma twerekeza amaso yacu mu ijuru. Mbega uburyo hariho abantu benshi batari kuzamenya Yesu iyo umubabaro utaza gutuma bashaka guhumurizwa nawe. Ibigeragezo byo mu mibereho y'abantu ni ibikoresho Imana ikoresha kugira ngo ikure imyanda n'ububi mu mico yacu. Uko bikerera, uko bitema, uko bisena, uko binogereza n'uko byeza, ni ibintu bibabaza. Birakomeye kunyuzwa munsi y'ingasire y'urusyo, ariko ibuye rimaze kuringanyizwa
niryo riba rikwiriye gushyirwa mu mwanya waryo mu rusengero rwo mu ijuru. Ntabwo igikoresho cy'imburamumaro umwami agikoresha umurimo nk'uwo witondewe kandi utunganye. Amabuye y'igiciro cyinshi yonyine niyo atunganywa hakurikije urugero rukwiye kujya ku ngoro ya cyami. Uwiteka azakorera abantu bose bamwiringira. Abakiranutsi bazanesha bitangaje, baziga ibyigisho bikomeye, bazagira imibereho y'igiciro cyinshi. Data wo mu ijuru ntiyirengagiza abanyamubabaro. Igihe Dawidi yazamukaga umusozi Elayono agenda arira ikijyaruguru, atwikiriye umutwe kandi adakwese, igitabo cya kabiri cya Samweli 15:30 niho twabisoma. Uwiteka yamurebanaga imbabazi. Dawidi yari yambaye ibigunira kandi umutimanama we waramutotezaga. Kwicisha bugufi kwamugaragaragaho kwerekanaga ko yari afite umutima umenetse. Yabwiye Imana ibyo abogoza amarira, afite n'umutima umenetse, maze Uwiteka ntiyareka umugaragu we. Ntabwo Dawidi yigeze anyura umutima w'Imana y'urukundo nk'igihe umutima we wari ushenjaguritse, ahunga abanzi be bari batewe kumugomera n'umuhungu we. Uwiteka aravuga ati, abo nkunda ndabacyaha nkabahana ibihano, nuko rero gira umwete wihane. Ibyahishuwe 3:19. Kristo ashyira hejuru umutima ushenjaguritse kandi agatunganya umutima w'ushavura kugeza ubwo uhinduka ubuturo bwe. Ariko se igihe ibyago bitugezeho, ni bangahe muri twe bamera nka Yakobo? Dutekereza yuko ari ukuboko k'umwanzi, maze tugakirana buhumyi mu mwijima kugeza ubwo imbaraga zidushiramo ntitubone uduhumuriza cyangwa udutabara. Ubwo Imana yakoraga kuri Yakobo mu museso, nibwo yamenye uwo bakirana uwo ari we, ko yari marayika w'isezerano. Nuko Yakobo arira atagira kivurira, yitura mu gituza cy'Imana yuje urukundo kugira ngo yakire umugisha ubugingo bwe bwifuzaga. Natwe dukeneye kwiga yuko ibigeragezo bitwungura kandi ko tudakwiriye gusuzugura igihano cy'Uwiteka cyangwa ngo turabirane igihe aducyashye. Hahirwa umuntu Imana ihana, kuko ari yo irema uruguma kandi akaba ariyo yomora. Irakomeretsa kandi amaboko yayo niyo akiza. Izakurokora ibyago 6 ndetse 7 kandi nta kibi kizakugeraho. Yobu 5:17 kugeza 19. Yesu aza gukiza umuntu wese ufite umutima ushengutse. Imibereho yo gupfusha abo twakundaga, uburibwe n'umubabaro ishobora guhindurwa umunezero nuko duhishurirwa ko Yesu ari kumwe natwe. Imana ntiyareka ngo duhore turemerewe n'agahinda n'imitima ibabaye kandi ishengutse. Yifuza ko twubura amaso tukitegereza mu maso hayo heza huje urukundo. Umukiza nyir'umugisha ahagaze iruhande rwa benshi bafite amaso yahumishijwe n'amarira ntibashobore kumwitegereza. Yifuza kudufata amaboko ngo tumurebane kwizera kandi tumwemerere atuyobore. Umutima we ukinguriwe imibabaro yacu, intimba zacu n'ibitugerageza. Yadukunze urukundo ruhoraho kandi atugotesha kugira neza kwe. Dushobora kumuhozaho umutima no kumusaba ngo ineza ye ibane natwe iminsi yose. Azunamura umutima uve mu ntimba no guhagarika umutima bya buri munsi, awushyire mu bwami bw'amahoro. Mutekereze ibi, bana b'umubabaro n'agahinda, maze mwishimire mu byiringiro. Uko niko kunesha kwanesheje iby'isi, ni ukwizera kwacu. Abanyahirwe kandi
ni abarirana na Yesu bagaterwa impuhwe n'akababaro kari mu isi, bakababazwa n'ibyaha byayo. Mu gushavura nk'uko ntiharangwamo igitekerezo cy'inarijye. Yesu yari umunyamibabaro, yihanganiraga intimba z'umutima ku buryo nta rurimi rwashobora kubisobanura. Umutima we wari warashenjaguwe kandi umenagurwa n'ibicumuro by'abantu. Yajyaga ahihibikana, ashengurwa n'umuhati kugira ngo amare abantu ubukene n'intimba. Kandi iyo yabonaga abantu benshi banga kuza aho ari ngo bahabwe ubugingo, umutima we washengurwaga n'ishavu. Abayoboke ba Kristo bose bazagira imibabaro nk'iyo. Nibagira urukundo rwe, bazagira ibise byo gukiza abazimiye. Basangira imibabaro na Kristo, kandi bazanasangira ikuzo rizahishurwa. Abakorana nawe umurimo we bagasangira nawe igikombe cy'umubabaro, bazanafatanya umunezero we. Mu mibabaro niho Yesu yaboneye ubufasha bwo guhumuriza abantu. Imibabaro yose y'abantu iramushengura, kandi kuko yababajwe no kugeragezwa ubwe, abasha no gutabara abageragezwa bose. Yesaya 63:9, Abaheburayo 2:18. Umuntu wese winjiye mu mushyikirano wo gufatanya na Kristo imibabaro afite amahirwe yo gusangira nawe uwo murimo. Kuko nk'uko ibyo Kristo yababajwe byadusesekayeho cyane, niko no guhumurizwa kwatugwijwemo na Kristo. Urwa kabiri rw'Abakorinto 1:5. Uwiteka agirira ushavura ubuntu bwinshi, kandi ubwo buntu bufite imbaraga zo koroshya imitima no gukiza abantu. Urukundo rwe rukingura inzira yinjira mu mutima ukomeretse kandi ushenjaguwe, maze rugahinduka umuti uhumura neza, ukiza abashavura. Data wa twese w'imbabazi ni Imana nyir'ihumure ryose, iduhumuriza mu makuba yacu yose, kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose. Tubahumurisha ihumure twahawe n'Imana. Urwa kabiri rw'Abakorinto 1:3-4. Amagambo yacu ni ahangaha arangiriye. Dushimiye umuntu wese uyateze amatwi, Imana imuha umugisha. Tuzongera mu kindi cyigisho kivuga ngo hahirwa abagwaneza, nk'uko tubisoma muri Matayo 5:5.